Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye nkuko mubimenyereye tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye ama evenement atandukanye. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda ku bukwe, ariko uyu mama uri inyuma yarateye umugero mu cameraman wanjye, niyo mpamvu ngize gutya nkasa nkusekamo. Uyu munsi rero kwigira ISSA ujya musore duherukana kuganira, uyu munsi agiye gukora ubukwe, anabwo tugiye kwerekeza muri uriya musigiti. Uriya musigiti uri hariya niho bagiye gukorera ubukwe. Icyakora nta byishinze ku bukwe bw'abayisilamu, ndagira ngo tunyarukire turebe ukuntu ubukwe bumeze, ikindi tumubwira ngo ubukwe bwiza bazabyare hungu nyakobwa. My name is Didas. Reka tujye mu bukwe, ikindi ntibibagirwe gukanda subscribe kugira ngo video dushyiraho zizageze kugeraho mu buryo bwa notification. Ufite ubukwe kandi nawe twandikire tuganire kugira ngo tuzabashe kwitabira ubukwe bwawe. My name is Didas. Tugende mu bukwe. Murakoze. Hanyuma turagira mutubwire gatoya ku bigendanye n'urukundo rwanyu. Finally turi hano Inyamirambo aho bita ku musigiti yego abayisilamu abayisilamu cyane murahumva wenda kuntu muwita. Hanyuma birangiye rero umukobwa mwegukanye nawe akwegukanye, by'umwihariko turagira mutubwire gatoya kuri story y'urukundo rwanyu, mwakundanye mute, niki mwishimira kugeza kuri iyi ntambwe uyu munsi nubwo ibindi birori tubitegereje inyuma. Murakoze, ndabanza gushimira Imana mbere na mbere, hanyuma wenda kuba dukurikiye icyo bakwiriye kumenya nuko uyu munsi kuri iyi tariki aribwo twakoze icyo twita mariage religieuse cyangwa se twasezeranye imbere y'Imana. Byabereye rero hano kuri Natwe ku musigiti waho nyine tumaze gusezerana. Warumbaje uti se nibiki mwishimira? Ni byinshi, ariko ikiruta byose n'urugendo twatangiye, urugendo twatangiriye mu kugira ngo tumenyane, twamenyana tukabasha kugira gute gupanga gahunda nyuma y'imyaka igera muri 4 yo kugira ngo tugere gute tubane. Uyu munsi rero ubu ngubu umugeni wanjye ndamwemerewe imbere y'Imana. Ibyo nishimira nawe cyangwa se n'abadukurikiye barimo kubibona nuko tumaze gusezerana imbere y'Imana. Nawe muduhera amanza tubwire ibyo yishimira kuri uyu munsi. Isabiranye abaye umugabo wawe, we niki wishimira cyane kirenze? Cyambere cyo nakwishimira, ndashimira Imana, nicyo kintu cyambere. Icya kabiri isa twarakundanye, ambera umwana mwiza. Umwana cyangwa umugabo? Oya, umwana. Uyu munsi ngo abaye umugabo. Nari ndi umwana. Nari ndi umwana. Ambera umusore mwiza, reka mbivuge gutya. Yego. Ambera umusore mwiza, gusa ibigaragara arankunda cyane, nanjye ndamukunda cyane. Niki ukundira ISSA kurenza abandi bahungu bose? Hano hari abandi bahungu benshi bisore no kurenza ISSA. ISSA niki cyatumye uvuga ati wenda n'utuntu twagiye tubaho tutari twiza mu rukundo bibaho, ariko ukavuga ati ISSA nzakunambaho kugeza uyu munsi mubanye? Ikintu nkundira ISSA cyambere atandukanye n'abandi wenda twakundanye ni ukuntu anyitaho bikandenga pe. Weho ni buriya bitandukanye. Nanjye nuko. Hanyuma rero niki mwatwizeza uyu munsi turi kubona ibirori, turifuza ko no kuzahora tubibona urugo rwanyu tubitegeye iki? Wenda nkanjye nihereyeho bimubona nyine n'iby'abana b'abantu babona, ariko hari bibasha kubonwa n'Imana yonyine gusa. Hanyuma duhereye wenda ku byo bamaje kutwigisha hano mu musigiti cyangwa se no mu gihugu batwigisha bavuga yuko abashyingiranwe by'umwihariko byemewe n'amategeko, abashyingiranwe imbere y'Imana baba bagomba gukomeza urugendo batangiye kugira ngo barusoze amahoro. N'ubundi nkuko avuga ati mukundira akankunda akanyitaho, nifuza ko byazakomeza kandi kugeza ubu ngubu nta gihindutse, niko bimeze, nzakomeza mukunde ndetse cyane kurenza aha ngaha. Nawe muri isezerano rindi nanjye ndi kubasezeranya. Nanjye isezerano muhaye nuko nzamukunda kurenza uko namukundaga. Nta kizabatanya? Ntacyo, ubuse hari igihari ntacyo. Hanyuma rero natwe reka tubifurize urugo ruhire kandi twizere ko mwifuza kuzabyara nk'abana bangahe? Mbere yuko wenda dusubiza icyo ngicyo cy'icyifuzo, nabanza gushimira mu by'ukuri umukunzi wanjye, arubaha yubaha abantu,
mu yandi magambo n'umwana mwiza, ariko ikiruta byose azi agaciro k'abantu. Wenda sinzi mwebwe mudukurikiye abagerageje kumugeraho cyangwa se abamuzi uko yagiye babanira, ariko kugeza ubu ngubu ndashimira Imana ko ari mu nshuti, mu bavandimwe no mu bamuzi, kugeza ubu ngubu akomeje kugira gute kwitwara neza, biranezeza. Rero uravuze uti mwifuza kuzabyara abana bangahe? Byose bituruka mu igeno ry'Imana, cyane ko dusanze ahangaha ku musigiti twaje gusezerana imbere y'Imana. Abashoboka bose Imana izaduha tuzabishimira kandi tuzabakira. nanjye ntacyo narenzaho mu byo avuze. Murakoze namwe. Murakoze, nitwa Abubakari Muvakure, abandi umwe mu banyamuryango w'umuryango ISSA ashatsemo. Mu by'ukuri twe nk'umuryango biradushimishije kuba ISSA tumwakiriye mu muryango wacu. Nk'uko mwari mubajije ngo niki twagira inama abagiye gushakana, nkanjye ndi umugabo ndubatse, umugore n'abana babiri. Urumva hari intambwe maze gutera, hari inama nshobora kuba nagira ISSA utangiye urugendo ndetse na mushiki wacu uyu nguyu. Mbere na mbere urugo rwubakirwa ku rukundo ndetse no kubyizanya ukuri no kwihanganirana. Icyo nicyo cy'ingenzi nagira inama aba batangiye urugendo rwo kubaka urugo rwabo. Harabumva ko iyo ushakanye n'umuntu mukundana mudashobora kugirana ibibazo. Abashinze ingo murabizi ibibazo bishobora kubaho. Ibibazo byo nibiza bazitware bate? Ibibazo byo ntago byabura mu bantu, ko no mu Kinyarwanda baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Mu by'ukuri ikibazo iyo kije, iyo habonetse ikibazo, nuko abantu mwicara mukaganira mukareba icyateye kiriya kibazo niki. Ubwanyu mwebwe ba nyir'ubwite, wowe mugore n'umugabo, mutangira urugendo rwo kubaka urugo. Ibibazo byo bibaho mu bantu, ibibazo bibaho. Nuko mwicara mukareba ese icyateye ikibazo niki, mukakiganiraho kugira ngo mubashe kubaka urugo rwanyu rukomere. Ubwo icyo twabifuriza ni ukugira urugo rwiza, mukazabyara ahungu n'akobwa, mukazabyara abana, mukabatoza umuco wo gukunda igihugu. Murakoze. Nitwa Humura Kuradusenge Hussein, ndi petit frère wa kwigira ISSA. Ku kintu navuga kuri uyu munsi, mu munsi w'ibyishimo, hama ariko kubaka, njye sindubaka, ariko ku bwenge mfite nuko mbona kubaka ni inshingano ikomeye. Uzi kuba umuntu mugiye kubonana mufite imyaka 20-25, mutararezwe n'ababyeyi bamwe, mutarakuriye ahantu hamwe, family background zitandukanye, ni ikindi kintu. So kugira ngo mubane muhuze bisaba kwigora, bisaba kwihangana, bisaba kwihanganira mugenzi wawe, kugira ngo ahagoramye umugorore, nuko ngoko. ISSA mwarabanye, ISSA atariye kuvuga ngo arashobotse mu kubaka urugo. ISSA umugabo mwiza ku byo tuvuga ati uriya mukobwa twanye umusore mwiza rwose, nibura niyo n'ibibazo byazo uzashobora kubyangana. Mu ijambo rimwe se nkushubije mu ijambo rimwe byakumvikana. Iyaba ndi umukobwa namugira umugabo. Ndahejeje. Hanyuma rero nicyo wababwira cyane kuri ubu bukwe bwabo? Ni ukumenya yuko muri ino minsi hari abavuga ngo, abandi bavuga ngo, ariko bo ntibarebe ku bandi, ahubwo bo bashyire ibyo bemeranije imbere, sibyo? Hama Imana ibasange, ariko bo izabafasha bifashije. Hanyuma bubake, bahirwe, babyare hungu n'akobwa. Hari imyumvire itandukanye umugore n'umugabo, cyase tuma batabana neza, ko yabyaye abakobwa gusa, ko yabyaye abahungu gusa. Ibyo bikazabate ubuse nta ba ministre b'abagore, nta banyamakuru b'abagore se, nta ba presidente b'abagore se. So abana ntibazabe ikibazo, bazabe inyishyu y'umuryango wabo. Njye sindashaka, ariko ndi umusore, nagira inama. Kubw'iyo mpamvu nzababa hafi igihe bazanyitabaza, kugira ngo dufashanye, sosiyete ibe nziza cyane, harimo na famiye, umuryango ube uwo twifuzaga. Inshallah Imana nibajya imbere.
njyewe nejo bundi ntabwo narenza 2000 tarane. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.